babacomokana abana bagiye kubagurisha no kubacuruza no kuba abantu mwese mwabaye scammed n'uyu muntu witwa Godfather. Uyu nguyu ni Macho Yinda. Guhera uyu munsi aho muzajya mubona hose mujye mubwira ati we twarabimenye ko uri Macho Yinda. Iya gatandatu mite ncomekamo iya karindwi bigize iminsi 7 Imana yaremye. Nindahiza mitendekura babamenye bamenya bo muri bo bamenye imikorere yanyu. N'abahanga bazi n'ubwenge bazi kumenya ibigize icyaha n'ibitagize icyaha. Bivuze ngo ibyo bakora bikora babizi. Wacyana ibintu buvugura bizi wowe wari ndakuzingana nayo mayezi nabo bantu bose urimo gukorera mwese. Mwikorere business zanyu mushaka gukoresha urubyiruko cyangwa abana b'u Rwanda. Kabisa turebane mbanze hari nabakuru bawe ubungubu ngiye kuba mpaye kwikorera ipamba. Ariko ubundi umuntu yitwa gute Jihad adasiramuye. Yes bihe byiza mwe mukomeje kudukurikirana ndetse no kudutega amatwi. Ni iby'agaciro, ni inkunga ikomeye kuba turi kumwe namwe, nimwe mutuma dukomeza gukora ndetse mukadutera n'imbaraga. Abafana b'aba Big Energy ndetse n'abafana ba Godfather muze hano mwicare tuganire. Mu mwanya mukuru wanyu mu Big Energy atangaje inkuru rwose iryoshye nateye n'ubwoba, aho atanze gasopo ndetse akaniyama abantu bagiye batandukanye. Ibi rero ndabibonye ndavuga ni sinabyihererana, ngomba kubisharinga nkanahamagara n'abafana b'aba Big Energy bakaza tukabiganiraho. Uyu muvandimwe bita Yago atangaje ibintu biteye ubwoba kuri aba basitari bagiye batandukanye. Uwa mbere atangaje inkuru no bita Godfather bajyaga bamuvugaho ibintu nkavuga ni ukumubeshyera, ariko Godfather ntago abantu bose bakwanga, nawe ntuburi shyashya. Ibya Godfather bikomeje kugenda bicanga abantu, aho byatangiye ari betrayal kumwiyama, akurikiyeho Sky 2 Yago nawe araje, abantu benshi bari kugenda bamwiyama. Ese ikibazo abantu dukomeza kugenda twibaza, ikibazo ni Godfather, ikibazo nabamwanga cyangwa nawe hari ahantu afite muri bino bintu hari uruhara bifitemo. Ibi byatangiye guterera, ibi byatangiye ubwo umuhanzi Yamano yafungwaga, bigasa nkaho Godfather byishimiye, wagira ngo yari yarabipanze n'abantu cyangwa hari indi nyunga bifitemo kuba Yamano afunzwe. Abantu benshi barabyamaganye nubwo yagiye avuga ko nta ruhara bifitemo, agashaka kubishinjamo Dumba ariko agakomeza agenda abihakana, amubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Amubaza se kubera iki abanyarwanda rero bari gukomeza bazana mu matwi ntago bazi izina Dumba, kuki bari kuguma bavuga Godfather no kubera iki? Undi mugabo rero yagarutseho n'umugabo bita Bosco Empire ntiyashatse kumuvuga mu mazina, ariko yamumentioninze. Abantu bakurikiranye ikiganiro Bosco Empire yakoze kuri Yago, abenshi bahise bamenya ko ari Bosco Empire yari kwiyama. Namubwira ati wacyana we, imyaka 2 umazemo hano, urumva aka kanya utangiye kubyimba ku buryo watangira konyataka? Wabanje ukarya udufaranga, ukaburetse ko nta kirageraho, ukaburetse kibi cya Bosco Empire. Ikibazo cye baranaturanye, ubwo noneho ubwo se urataka umuntu muturanye? Kandi urabona Yago yageze Uganda yarafatishije, yanaguteza n'abantu n'abarara. Numvise Uganda ngo haraho bita niba ari abameni, ngo rwose batanga 2,000 bakaba banakwica ntuzongera no kugaragara. Ubwo rero Bosco nawe yamwiyamye, ndetse Yago yagarutse no ku kazu, agaruka ku mugore bita Janine, umugore ngo urwanya ibigarasha cyane. Umugore yamugarutseho avuga ko ari we watumaga umuntu bita Jihad ndetse n'iki kugira ngo bice Yago, bamwicisha urubozo ndetse bakomeze banamushinyagurire, bavuga ko banasharinga. Hambere haje n'amavideo ye ari kunywa urumogi, avuga ko ari abo bantu bashakaga kumushinyagura bashaka no kumwica. Yavuze ibintu byinshi cyane, ntibyarangiriye aho ngaho. Kandi umuntu bita Big Energy cyangwa se Yago Pondati yagarutse no ku mugabo uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga bita Dekati nawe ukunda guhisha amazina. Yago yakomeje agenda avuga ati ariko ni gute mu kontororwa niba muri abantu mufite ubwenge, ni gute mu kontororwa n'igicucu? Umuntu mutazi, umuntu ngo wazanye ikintu akaba yakinga mu maso, ntimuzi isura, ntimuzi iki,
akabakontorora kugeza ku rwego rw'uko ibintu byose avuze mu byemera, kandi mubona ko ari gushaka gusenya showbiz yo mu Rwanda. Yagarutse ku bantu benshi, bamwe na bamwe agenda n'abiyama n'abana gasopo, abwira ati none ubu ngubu ndi tayari, amasengesho yanjye arakora. Aya masengesho ariko turakomeje kwibaza ngo ni ayahe, niba asenga wenyine nabyo ntabyo tuzi, kuko twese turasenga kandi ubwo ngubwo rero naho muri episode ikurikira ukaba wavuga uti no, ntago nakwemera ko igihugu cyanjye kigwa nkireba, ntago nakwemera ko igihugu cyanjye gipfa nkireba, ntago nakwemera ko igihugu cyanjye gisandara nkireba, ntabwo nakwemera ko igihugu cyanjye bakivogera mbireba, ntabwo nakwemera ko igihugu cyanjye. Izo nizo ndangagaciro twakuranye, twakuze dutozwa na data, umubyeyi utubyara, ndetse mama adutoza kumenya no kubaha Imana. Urumva buri mubyeyi mu babyeyi banjye bose, buri mubyeyi yakinnye role yagombaga gukina. Izo ndangagaciro n'uyu munsi turacyagendana nazo, nizo zituma mushobora kutugambanira, yewe tukanava no mu gihugu, twagera no mu kindi gihugu mukabona haciyemo n'agahe ko kuvuga ngo dusabye imbabazi ngabo twavuzeho, ako gahemuka kabona. Sinzi niba munyumvise neza, abafite amatwi bumve neza, sinzi niba munyumvise neza. Mugakora ubugambanyi bwanyu, inyuma iyo ngiyo mukabukora rwose bukabahira, umuntu akava mu gihugu akanagenda atari uko yanga igihugu, yewe yaranagikoreye nuba kigikorera. Ariko hakaba hagaye ko guciringa, akavuga uwo muntu akavuga ati akirengagiza agahinda ko yaravuye mu gihugu cye akunda yakoreye, kandi akakivamo atari uko ngo igihugu kimwanze cyangwa kimwirukanye, akakivamo kubera itsinda ry'abantu, a group of people. Umuntu akava mu gihugu, bamwe bakaba uyu munsi barimo no kuza ku social media bakabyigamba, cyangwa hakaba hari ababyigambye ko ngo babikoze. What is that? ? Ubwo mwumva mutari mukwiye kurekeraho kweri kuba twaravuye mu gihugu tukaza hano mu gihugu cya Uganda, tukaba tubayeho tugiye kuzuza imyaka 2 turi muri Uganda kandi twitunze tubayeho. Ubu ntago mwari mukwiye kurekeraho mukavuga muti misiyo yacu wenda twashakaga kumutesha umutwe, twashaka kumwisha, ntitumwishe, ariko avuye mu gihugu. Ubwo ntimwari kuba mwumva bihagije, ariko mwumvise bidahagije. N'uyu munsi harimo abavayo bakabyigamba, nakoze ibi. Izo ndangagaciro rero zaratuyoboye kugeza n'aya magingo, nuko kumenya Imana ababyeyi bacu n'uyu munsi bakiduha, bakitubwira, biracyadushumbye, biracyatuyoboye, biracyatugenda imbere n'inyuma, biracyari kumwe natwe. Ari nayo mpamvu nakagombye kuba narihoreye, kandi iyo nihorera nari gukora ibintu bibi cyane, ariko ngewe nanze kwihorera kubera Imana yarambwiye ngo nzaguhorera. Niyo mpamvu kino kiganiro gitangira nakoresheje isengesho kugira ngo nongere nibutse Imana, nyibwire ngo igihe kirageze cyo kongera kumporera. Mana, ndimo ndagusaba kumporera nanone, hari akazi nabonye ntari buze gushobora gukora. Ako kazi mu kanya ndaza kukakubwira, mvuge n'abo bantu ugomba kumporeraho, kubera ko nge nta bushobozi mfite bwo kujya mu bapfumu, abandi bajya mu barozi no mu bapfumu. Nge nta bushobozi mfite bwo kujya gupfumaguza no kujyana ngo inkoko imwe y'ibara rimwe, no kujyana amaraso y'ihene cyangwa amaraso y'inyamaswa runaka nakinje, kugenda kumena amaraso mu ntanzi z'urugo rwanjye, kugenda kwica inyamaswa narangiza ngo nkazivugiraho amagambo, kugenda ngo bakanyoza, ngo bakanyuhagira ngo ibintu byabo, kugenda ngo bakampanga imiti ngo ngomba ngo gusiga hangoma. Ngewe ntakiri isumba byose, iriya yakoze design, gakora design y'ikirere, ukajya ukigendamo.